reba ibirere. Abantu bazi inzu z'ibirere kugira gutya turebe. Kundi bari bishira. Aha, noneho ntabwo itoro ryigeze rimibati. Nta n'ikindi ryigeze rimwe. None yahise agwara amabere, baciye ibihumbi bingana gutya. Bari baciye ibihumbi bine ariko yari ahenze ashaka. Kageraho. Mbese iyo noteje arimo kukubwira, ntabwo twahingira, uwahingaga ntiyahingiraga 80. Ntabwo nahingaga imisere ku rwego umugore bwacu ujya kuyihinga nkajya nirirwa mokama 80. Ya noteje ari idashitse. None njya kurira umushumba wanjye ndabwira ibibazo. None bari bamaze kumuzamura bangejeje ku gihumbi. Hanyuma ndabwira none mumbabarire muzampemba neza ne muyatwara, ariko nimwongeye kuvana umugore kwa muganga atari bazo uko bimeze. Arabona bisa kugeza aho ngaho umuntu yabuka azayavana. Nawe aranyigurutse. Hari abantu baba mu mwuka ugasanga bavuga mana none uje narakaye nutarikorana kuvaho uragenda abandi bazi. Hambere hari ikibazo cyabaye, abantu mbere bahambiraga bya bindi byo mu cyaro nyine. Batangiye kubaka amakaro rero, bazanye umuriro wari umurika ku makaro, kuba ngo abazimu babona nijoro baracana. Ariko n'ubujiji bw'abantu ntabwo bari bazi ko umuriro ukubita ku makaro ngo ubone zanyanyagiye hirya. Noneho rero umunsi umwuka arambwira ndabanza ajya kureba Rwamuhama, ndabona aherekeje n'abo naherekeje n'abavuye ahandi n'abandi bana ndongera gushima. Haleluya, haleluya. Niba n'abarwayi ntabwo ari njyewe jyenyine, ndacyahari. Yesu nashimwe. Hanyuma ariko ijambo ry'Imana rije kutubwira hari ikiranira Imana se? Ni ikibazo arimo arabaza. Ngo ariko gikorwa ryari? Gikorerwa mu gihe cyashyizweho. Ntabwo gikorerwa mu kurira cyane. Ntabwo gikorerwa ko wazamura imyenda aho kuzisebya abantu bakubonera ubusa. Hari umuntu ngo mu makomantere amwe y'abahanga ba Bibiliya baturusha avuga yuko umuntu ngo hari abafundi bari barimo kubaza ngo yeretse Yesu ahageze aterega ibyo urimo kuvuga byose. Biriya biti rero babaza babiteye ryamyaha. Baje gutera ibiti nari ryamyaha za bindi byabaye ingaruzamarumbo basatura mu imbaho. Umuntu yari amaze iminsi aho hantu, twasomye ngo hari abarwaye, ngo abanyumutse, ababana n'ubumuga bwo kutumva, ubwo kutabona, ubwo kutagenda, utugare twari tutabaza no kubaterura. Bari baraho mu mabaraza arindwi yose yari hafi ya kiriya kidendezi cya Betesida, ngo harimo abantu batandukanye. Ariko ntabwo bari mu mabaraza, burya benshi bavuga yuko bari mu mabaraza ngo bari barishoreye cyane batajya bahava. Dore ikibazo cya kabiri bari bafite. Bari bafite ikibazo cy'uko umuntu wese wahaje afite n'abarwaza, afite abamugaburira, afite abamuhindurira imyenda, afite abagira gute. Ariko rero ngo yari yararwajwe igihe kiri n'umuryango we, baramurambirwa, inshuti ziramurambirwa. Bamaze kumurambirwa ngo bose barigendera, asigara aho wenyine. Bari bafite ikibazo cya kabiri bari hari, ntabwo bajyaga bamenya ko amazi yihindurije. Babaga baryamye bahari bahamaze n'igihe, ariko amazi yakwihinduriza. Hari abanyabwenge bacungaga amazi cyane bakanareba cyane ngo babone amazi yihindurije, bakaba abafite ubanagamo bakamunagamo. Kandi ayo mazi yari afite ikindi kintu kiremereye gukiza abantu bangahe? Umuntu umwe kandi bageze mu bwa kangahe? Bwa mbere uwe niwe bahitaga akira. Haleluya, amen. Ariko ibaza ni bya bindi bajya bagira intangaha by'amatombora. Buri wese igisubizo afite ni icyampa akaba ari ngiye kuyibona. N'uri icyampa akaba ari ngiye kuyibona. N'ubu mwicaye aha ngaha, nanjye nabavuga icyampa. N'uyu akavuga ati icyampa, n'uyu ati icyampa. Urumva muri aba bari hano, reka turebe tombora y'imodoka imwe umuntu atwaye hano.
turayishaka, ariko umuntu atwaye hano ubundi turi imodoka kurusha abandi muri twe n'iki. Reka mbabwire rero, wenda twabaye mu mwuka w'ubukene, umwuka w'ubukene unababaza, tukajya dusenga Imana. Nta nubwo igihe nakoreye itorero ryose njye nabaye umuvugabutumwa bampemba ibiceri 200. we ntabwo zari ibiceri, zari inote z'100 zabagaho kera, mwegera ngo ni musizi mwasanze ibiceri 200, ariho babona nta gisubizo arimo gukemura. Nta kintu kigeze cyane gisubizwa n'itorero. Abantu bazi inzu z'ibirere mugira gutya turebe, ubundi bari bishira. Aha noneho ntabwo itorero ryigeze rimwe ibati, nta n'ikindi ryigeze rimwe. Ijambo twasomye ngo hari ikinanira Imana, hari ikinanira Imana se, ariko kigakorwa mu kihe gihe cyashyizweho. Hari abantu baba mu mwuka ugasanga bavuga Mana none uje narakaye, nutarikora ndakuvaho, uragenda abandi bazi. Ntiwibwire ko uri umuhimyi Imana, uraba wihimye, hari abandi bayikeneye kandi bari gutegereza igihe cyashyizweho, nawe tegereza igihe cy'Imana yakugeneye. Haleluya, haleluya. Hari igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Uyu muntu w'Imana aravuga ngo Yesu hashize iminsi aramureka ajya kureba iryo baraza, ariko abaga muri rya baraza wa murwayi uwo ari we wese wazaga muri ya mazi ni Yesu. Yesu yari amaze iminsi yanyuramo, akabona undi muntu wahababariye utagigira umuvugaho n'abamukundaga baramuretse. Yesu na buri munsi uko yaje ku cyumweru gishize ntabwo ariko azagaruka ku gitaha, kuko nanjye hano uyu munsi atarigeze aba mpare, n'uzaba hari ubutaha ntazavuga andi. Hanyuma rero Yesu nubwo ubushize yari yaraje gutya, ejo bundi wowe komeza utegereza azaza. Bibiliya iravuga ngo afite inzira nyinshi zirenga 1000 yanyuramo ngo aze gukemura ikibazo cyawe. Haleluya, haleluya. Yesu rero aza mu isura itari yo guca mu mazi. Abantu bahabwa amazi ko ari bwihindurize. Yesu nk'umuntu utuje utaranyiyemeraga, utaranambaraga bidasanzwe, yicira anyura mu bantu, ariko agera kuri wabo n'igihe cyashyizweho cyaba kigeze. Haleluya. Maze Yesu ahageze, maze ngo aramubaza ngo, yamubajije ngo iki harya, mbese urashaka gukira? Umugore w'umunyamibabaro urya wunguki aramubwira ngo washushye. Ntabwo bizashoboka, kuko agakiza kaba mu mazi, kandi mu mazi ibyo bari babyitayeho bose bagezeho barahaga baranjugu, nsigara jyenyine. Ubu rero ntabwo ukira ngitegereje, kuko simfite umuntu ujugunya mu mazi. Yesu arongera baramureba we. Hari ubwo yageze agera kuvukura abakobwa babiri bapfushe musaza wabo, ngo baramurira bati yuhaba ukuntu yari inshuti yawe ntabwo wakadutereranya utya. Baramurira baramubwira, arangira bango nimuze mujye kunyereka aho mwamushyize. Nuko ngo bageze mu nzira babwira umwe, aramubwira ngo ariko nakubwiye Marita yararimo aburuga agira gute, nakubwiye ngo niwizere uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bageze ati wihengere, wihengere, arimo aranuka amaze iminsi yose 3 apfuye. Yesu arongera abaza ngo ariko nari nakubwiye ngo iki? Yari yamubwiye ngo iki harya? Sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana, wakwizera. Ariko ngo Yesu ahageze arahamagara ngo Lazaro ngo sohoka. Ngo Lazaro arasohoka, ngo arifashe, none umuntu arashikiye baratunga ubwoba burabica. Ngo ariko azahambiriye abakera bashyiragamo umuntu, abo umuntu abonye bamugira neza bagasiga hano, bakamusiga nyine n'ubwo ari umupfu,
ariko bakamugaragaza abakeye baramufure bakabagahambiraho nta n'umuriro. Yesu ngo Lazaro agenda ariko ahambiriye, napfutse no mu maso, ni mu mupfukure, mu muhambura amategeko anoneho, kandi mu mureke agire gute agende. Haleluya! Yesu icyaba agahambura iyo migozi, icyaba agapfukura ibyo bipfuko, igihe cyashyizweho kikagera. Haleluya, haleluya! Igihe cyashyizweho, hari igihe cyashyizweho, shanagi hari umunsi cyashyizweho nari birenze umuntu ukuboko kw'Imana. Hari ikinanira Imana se? Aravuga ngo nta muntu ufite wanshugunyamo b'amazi barasiga barigendera asigaye jyenyine, kandi amazi yarihindurije, ntabwo afite umuntu washyiramo. Ntaho ngeze rero, ntabwo bigishoboka, nicyo kibazo mfite. Bari baciye 4,000 ariko yari ahenze shaka ageraho. Mbese iyo noteje arimo kukubwira, ntabwo twahingira, uwahingaga ntiyahingiraga 80. Ntabwo nahingaga imisere ku rwego umugore bwacu ujya kuyihinga nkajya nirirwa bakama 80. Ya noteje ari idashyitse, noneho njya kurira umushumba wanjye ndabwira ibibazo, none bari bamaze kunzamura bangejeje ku 1000. hanyuma ndabwira none mumbabarire muzampemba neza ne muyatwara, ariko nimwongeye kuvana umugore kwa muganga atari bibazo uko bimeze. Arabwira bisa kugezeho ngaho umuntu yaguka azayavanayo, nawe aranyigurutse. Hari ikinanira Imana se? Imana yo kabyara yari ihari. Yesu ashimwe.